Babyeyi, ni byiza gusangiza amateka abakiri bato, amateka yawe ndetse n'ay'igihugu muri rusange, ariko bigakorwa mu buryo bwiza butamuhungabanya kandi butanamubibamo urwango. Kuri uyu munsi wa none mu kiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe, mugezweho n'umuryango wa Vega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC ndetse n'umuryango Imbuto Foundation. Turaza kugaruka ku nsanganyamatsiko igira iti sobanukirwa uburyo bwiza bwo gusangiza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi abakiri bato. Bana natwe mu kiganiro urusheho gusobanukirwa. Ikaze. Twongeye kuguha ikaze wowe dukurikiye kuri uyu munsi wa none. Ntabwo ndi njyenyine muri studio, ndi kumwe n'umutumirwa wacu ari Irakoze Claver, akaba ari umwe mu banditsi dufite mu gihugu cyacu wanditse ku buryo bwiza bwo gusangiza amateka abana mu buryo bwiza kandi butabakomeretsa, ariko kandi akaba ari n'umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Navuga ko wiyubatse, ariko by'umwihariko akaba afite byinshi byo gusangiza umuryango nyarwanda, by'umwihariko ababyeyi, kuko nawe kuri uyu munsi wa none ari umubyeyi. Ikaze Bwana Claver. Murakoze cyane. Rakoze cyane Claver. Dutangira nongera kwibutsa abadukurikiye ku insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi, ari nayo tugiye kuganiraho mu buryo bwimbitse, ari uburyo bwiza bwo gusangiza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ay'igihugu muri rusange ku bakiri bato mu buryo bwiza kandi butabakomeretsa. Bwana Claver, dutangira n'insanganyamatsiko, kuganira ku nsanganyamatsiko yacu, twatangira tubwira abadukurikiye ubundi iyo tugiye kuvuga umwana, kugira ngo n'abadukurikiye nituza kuvuga icyiciro cy'umwana, ni ibihe byiciro by'umwana cyangwa se umwana kuva ari muto kugeza akuze, ibyiciro aba agiye arimo, ku buryo ari naho ntekereza ko mu gusangiza amateka umwana umuntu aba akwiye kugenda abikonsidaringa. Murakoze, ndabashimiye ko mwantumiye ngo tuganire. Ngarutse ku kibazo mbajije rero, umwana anyura mu byiciro bitandukanye. Ngira ngo hari twaherana mbere y'uko avuka, umubyeyi akimutwite, aho uwo mwana uri mu nda yisanga, uburyo umubyeyi umutwite abayeho, bigira ingaruka ku buryo umwana azavuka. Niyo mpamvu mu mubyeyi utwite hari byinshi agomba kwigengesera, bamubuza inzoga, bamubuza ibintu bitandukanye kugira ngo bwa buzima bw'umwana butangirika. Umwana rero turamubonye abaye uruhinja, ni umwana utazi gusoma, utazi kwandika, ni umwana w'uruhinja nyine uzakambakamba. Igihe kikagera agatangira kuba umwana ukanura, ureba, utangiye guseka, utangiye kuvuga, n'urugendo. Akaba umwana winjiye mu ishuri mu kiburamwaka, primaire, agakora secondaire. Ibyo byose bijyanye n'imyaka. Rero ibyo byiciro byose bigaragaza cyangwa se bigaragazwa n'ubushobozi mu bijyanye n'ubwenge umwana aba afite. Ubwo bushobozi bukagenda bukura, bwiyubaka, bitewe n'ibimukikije, bitewe n'amahirwe ababyeyi bamurera bamuhaye. Niba ari umwana wagiye mu ishuri, ubumenyi azagira butandukanye n'ubwo umwana utagiye mu ishuri. Umwana warezwe n'ababyeyi be azatandukana n'umwana wahawe abakozi. Hari ibyo azabura atabikuye ku babyeyi cyangwa ngo abikure ku bavandimwe. Uwo mwana rero turi kuvuga uzagenda akaba umuntu mukuru, niwe tugarukaho tukavuga ngo ya mateka abanyarwanda dusangiye, ariko atari amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi gusa, kuko amateka yacu nk'abantu
ntabwo igisobanuro cyayo ari jenoside yakorewe abatutsi. cyane. Jenoside ni kimwe mu byatubayeho, impamvu kigaruka cyane ni uko nicyo kibi kirenze ibindi inyokomuntu ishobora guhura nacyo, nicyo kibi cyaduhungabanyije. Niyo mpamvu akenshi iyo tuvuze ngo tuvuge amateka haza jenoside. Ari naho ababyeyi dufitiye ikibazo, kuko kuganiriza abana ntabwo ari uguhita ugwa muri jenoside. Bakeneye kukumenya wowe nk'umubyeyi wabo, papa cyangwa se mama, bakamenya ko wabaye umwana, bakamenya ko wakuze nkabo, bakamenya ko wigeze ababyeyi. Ibyo byose ni ibiduha amahirwe yo gukorana urugendo na wa mwana navuze mu byiciro bitandukanye mbere y'uko ugera mu bikomeye biremereye. Yego, murakoze cyane. Dukomeza, ngira ngo abadukurikiye babashije kumva ko umwana agomba kwitabwaho, ubuzima bwe butangira nk'uko abikomojeho igihe agisamwa, kuko naho ni itangiro ryo gutangira kumubungabunga no kubungabunga by'umwihariko ubuzima bwe bwo mu mutwe n'ubundi buzima rusange, kuko ubuzima bwe buba bwatangiye. Dukomeza, navuga ko turagaruka kuri cyane cyane kuri experience yanyu nk'umwanditsi. Hari ibitabo bitandukanye mwanditse, hari ikijyanye namwe ubwanyu ku mateka yanyu, cyane muvuga kuri That Child Is Me, niba nibuka neza. Twagira ngo mudufashe kudusobanurira by'umwihariko abadukurikiye bumvireho, ese ni ryari nkamwe mufite ubwo bunararibonye, mwanabikozeho ubushakashatsi cyangwa se mwanabyanditseho, ni ryari umubyeyi, ni ikihe gihe cyiza n'ubuhe buryo bwiza yasangizamo amateka ukiri muto, yaba umwana we cyangwa se n'undi ukiri muto, y'ibihe biremereye nka biriya, nk'amateka y'umuntu ya jenoside mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi? Birashoboka ko ari uwarokotse waba ubwira umwana we, birashoboka ko ari undi munyarwanda utararokotse jenoside nawe ufite amateka y'ibyo yahuriye nabyo muri kiriya gihe. Ese yabisangiza umwana we gute, mu buhe buryo butari bumukomeretse? Nabikomojeho mvuga ko jenoside ari ikibi kirenze ibindi inyokomuntu ishobora guhura nacyo. Ntabwo ndi bujye mu gisobanuro cyayo, ariko reka njye mu by'isiga ku barokotse cyangwa abayibonye, abayibayemo, cyangwa ababana n'abahuye n'aya mateka. Isiga ibikomere bitandukanye, kandi hakaba ibikomere bigaragara. Hari abatemwe, babura ingingo, ibyo ni ibimenyetso. Dufite ibimenyetso birenze ibyo, dufite inzibutso zishyinguyemo abazize jenoside yakorewe abatutsi, ariko hari n'ibikomere bitagaragara by'umutima. Hari n'amakuru atera ibyo bikomere bitagaragara tubitse. Uzavuga ute ko wabonye papa cyangwa mama bamwica, ubibwira umwana? Ese uzabimubwira akiri umwana mutoya? Aho bikomera rero ni uko umwana we kubaza arabaza, kuko ayo mateka ntayazi, kandi akabibaza mu buryo bwa cyano. Nkoresheje ijambo wenda ry'igifaransa, navuga ngo muri innocence y'umwana. Ntabwo azi ko arimo arasembura ibikomeye bikurimo. Arumva ko ni umwana uri kuganira n'umubyeyi iyo wamwemereye kuba umwana, kuko icyo nacyo kiba ikibazo. Akenshi iyo umwana cyangwa undi muntu muganira ukumva ari gukora ahantu haremereye, akenshi uraceceka cyangwa ukamuhunga. Ibyo rero no ku bana bibaho. Njyewe experience nasangiza abandi babyeyi ni uko wabyemera utabyemera, iyo wabaye umubyeyi izo nshingano zigusaba kurenga bya bikomere ufite, kugira ngo ukore
kandi wuzuza inshingano zo kuba umubyeyi. Rero ntiwatanga icyo udafite. Niba ibyo ufite ari ibikomere utarabasha kwiyinjiramo ngo ubihe igisobanuro mu gihe cyabyo, nujya kuganiriza umwana uzamuhungabanya. Nujya kuganiriza umwana uzamwikoreza ya trauma ufite. Ntuzibuka yuko ari n'umwana ngo umugenere. Ngarutse kuri za etape zitandukanye umwana ageramo, uburyo akura, usanga umubyeyi inshingano zikomeye afite ari ukumugenera. Haba mu mirire, hari ibiryo utaha umwana ukambakamba, nyamara yamara gukura ukabimuha. No mu kumuganiriza rero ni uko nguko. Hari amakuru utamuha kuko ari umwana, kuko atazayumva. Ariko muha umwanya. Umuha umwanya, wumva ibibazo bye kandi ubisubize. Ugire courage, ugire imbaraga zo kubisubiza, umugenera. Uko agenda akura, kuko ni urugendo, si ikiganiro cy'umugoroba umwe, igitondo kimwe, n'ubuzima. Mugiye gusangira ubuzima, mu gihe Imana ikigutije ubuzima, umwana nawe akaba ahari, muzakorana urwo rugendo. Ndetse hari n'igihe kizagera ugasanga arakubaza ibyo yigeze kukubaza, kuko none afite amatsiko, wenda yasembuwe kurushaho no kuba yasomye, yamenye gusoma, yagiye mu ishuri babyize, yiga amateka rusange y'igihugu, ataha afite inyota yo kumenya ngo ya mateka batubwiye ababyeyi banjye bayabaye mu gute. Rero izo ni inshingano utahunga. Biradusaba iki nk'ababyeyi? Biradusaba kumva ko izo nshingano tuzifite. Noneho buri wese, bijyanye n'amateka yanyuzemo, bijyanye n'ubuzima arimo, ushobora kuba ufite ababyeyi, bizakorohera nakubaza ati papa mama babahe, mujya kubasura. Niba mutajya kubasura, mujye kubasura mu bitangire. Ariko niba badahari rero, umwana w'imyaka 3, ubwo nkanjye umukobwa mfite azuza imyaka 14, yatangiye kumbaza ibibazo nk'ibyo afite imyaka 3. Umwana uri buhita umubwira uti papa baramwishe gute? Ni ibintu bigoye, ni ibintu bitari byo. Nicyo nise kuba wahungabanya umwana. Ugiye kumuha amakuru muri icyo gihe adafite icyo amumariye. Ariko se uraceceka, byo bifite icyo bimumariye? Nabyo si byo. Icyo nashyize mu gitabo nageneye abakuru nise Transmitting Memories in Rwanda, from a survivor parent to the next generation, ni ukuvugisha ukuri. Bwiza umwana ukuri, ariko ukuri ashobora kumva ku myaka ye. Hanyuma rero, kuko amagambo tujya tuyabura kubera ya mateka aremereye, kubera yuko byinshi tubibazwa tutiteguye, mbere yaho nari nanditse That Child Is Me. Ni igitabo nanditse nyandikira abana, ariko mu by'ukuri nyandikira n'ababyeyi. Babwira ntahari twagerageza kubinyuza muri aya magambo ataremereye. Ni igitabo cy'abana kuva ku myaka 3 kugeza kuri 13. Nta ijambo jenoside ndivuga, ariko mvuga inkuru y'umwana uvuka, akavukira mu muryango nk'abandi, akagira ibihe byiza n'ababyeyi n'abavandimwe. Igihe kikagera cy'umwijima, umwijima umwana yawumva. Iyo umuriro ubuze abona ko ahantu hijimye, ababyeyi akaza kubabura, akaza kubwirwa ko bagiye mu ijuru. Ngira ngo concept y'ijuru kuko idafatika, abana nabo barayumva kandi bakumva ari ahantu heza. Ni uburyo, ni ugushakisha. Kubaho nyuma ya jenoside ni ukubaho tugerageza kureba uko twakongera kurema ubuzima, kuko ni ikintu cyadutunguye. Ikindi kandi ntiwavuga ngo ubu ni bwo buryo bwonyine, ariko hari ibigomba kuduherekeza muri urwo rugendo. Vugisha ukuri, kandi umwana no kumuhungabanya, ariko ikiruta byose, igihe ubona na bya bindi bito wabwiye umwana byamukoze ku mutima, byamuhungabanyije, muhumurize, umubwire uti inkuru ndimo kukubwira muri ya magambo yoroshye, uzagenda wuzuza uko igihe kigenda kiza. Ubwo navuze igitabo cy'abana, aho ku gitabo imyaka 3 kugeza kuri 13. Ariko ubu umukobwa yatangiye gusoma igitabo nandikiye abakuru. Content yarahindutse.
ibibazo ambaza cy'abana hari ntitwahatinda kuko ntekereza ko ni imwe mu mbogamizi ababyeyi benshi bafite aho abo bana bari mu kigero navuga ngo bakiri ibibondo bato bari mu myaka 3 n'5 batangiye kubasha kubaza bya bibazo babaza ababyeyi abenshi bakabasubiza bati wimbaza ibyo bibazo cyangwa nk'uko wari ubivuze akamuhunga ariko nari ntekereje ko mwakitsa cyane kuri kiriya gitabo izo nama muha ababyeyi mwari mukomoje ku buryo bwo kubabwira ukoresheje inkuru rwose inajyanye n'ikigero cya wa mwana ariko usa nkaho ari wowe uri kwivuga ku buryo umwana ashobora gukomeza kubaza utubazo tw'amatsiko akadusubizwa ariko wa muntu ari wa mubyeyi sinzi niba aho tutahatinda cyane kuko ntekereza ko biri bufashe ababyeyi benshi n'abandi bitegura ejo bundi kuba ababyeyi. Yego, ibitabo byombi navuga ngo biruzuzanya. Nakubwiye yuko kimwe mu bitugora nk'ababyeyi ntabwo ari abacitse ku icumu gusa, ariko iyo bigeze ku bacitse ku icumu navuga ngo biraremera kurushaho, kuko ikibazo ubajijwe kigusubiza inyuma. Iyo ukibajijwe utiteguye, utumva uburemere bw'impamvu yo kureka icyo kiganiro ngo kibeho, icyoroha ni ukubihunga, icyoroha ni ukubisunika uti nzakubwira nukura. Tukibagirwa ko isi ya none atari yo si twakuriyemo. Umwana w'uyu munsi akikijwe n'amakuru. Televiziyo irahari mu rugo, radiyo iravuga, yewe n'abadufasha mu rugo abo twita abakozi turi busigira abana, arasigara yumva radiyo, ikiganiro nigitambuka ari kumwe na wa mwana. Wibuke ko muri za faze zibanza z'umwana, umwana adevelopa cyane ikintu cyo kumva no kwigana ibimukikije. Rero amakuru arabakikije, nutagira uruhare kugira ngo ayo makuru abe ari wowe uyabasobanurira, ikiganiro kibeho, navuga ngo umwana azagenda asitoka amakuru menshi muri we adafite igisobanuro, atangire yemere ibisobanuro. Noneho ikizagora ababyeyi ni ugusubira inyuma bameze nk'abakosora, barwana no gukosora ibyo umwana yamaze gufata nk'ukuri. Impamvu rero navuga ngo ibitabo byombi biruzuzanya. Transmitting Memories ni igitabo cy'abantu bakuru kijya inama, kivuga ngo ahari tugerageje ibi byadufasha. Kiriya cy'abana batoya noneho kikaba urugero rw'amagambo rw'uburyo dushobora kubikora tubinyujije mu nkuru. Niyo mpamvu navuga ngo ni icy'abana ariko umwana akibona yakiguriwe n'umubyeyi. Kinasohoka kuko aricyo cyasohotse mbere, ababyeyi twaganiriye nyuma yaho barambwiraga bati nari nzi ko ari igitabo kigiye gutuma bya bibazo bihagarara, naho byiyongereye kubera ko wasembuye amatsiko y'umwana. Hari ibyanditse, hari ibishushanyije, umwana aragira ngo mubiganireho. Rero ku cy'abana mugaruka cyane ku cy'umwana ni ubuhamya bwanjye bushobora guhura n'ubuhamya bwa benshi. Niyo mpamvu ntavuze ngo that boy is me, byarashobokaga uriya muhungu ni jyewe. Navuze ngo uriya mwana ni jyewe, kugira ngo ari umukobwa ari umuhungu bafite inkuru isa nk'iyanjye bibone muri cya gitabo. Umwana atangire gusoma atavuga ati iyi nkuru ni iy'umuhungu, ni iy'umukobwa. Amagambo arimo rero nabwiraga ababyeyi ariko kuko abenshi duhitamo guceceka, ntabwo twaceceka, twagerageza kubivuga mu buryo bworoshye. Uko abana bakura, ubwenge bwabo bugakura, bakagira ubumenyi bwo gusoma, bwo kureba filime bagasobanukirwa, bazasanga hari bike twabashije kuganira bidahindura ukuri bamenye mu bwana. Naho kubitinza bituma igihe abimenyeye biba byinshi muri we, bikamuhungabanya. Rimwe na rimwe agasubira inyuma akavuga ati ariko niba papa na mama bataranganirije ibi bintu, icyizere mbafitiye mu bigiye gukurikiraho ni ikihe?
habaho gushidikanya ku mwana. Ariko muri za nshingano z'umubyeyi twibuke ko aya mateka ntabwo ari ukuyavuga gusa ngo tuyavuge, ni ukuyavuga tunarinda. Nicyo bigamije, turarinda uyu mwana uzisanga muri kominote ejo bundi yakuze ari urubyiruko kuba yakora ibidakwiriye, kuba yaba akomoka ku wagiriwe urwango nawe akarugirira bagenzi be. Birashoboka cyane iyo atigishijwe, ku buryo ashobora kudevelopa nko kumva nawe ashobora kwihorera kandi umubyeyi atari icyo amuganiriza yifuzaga. Yego, icyiza rero cyo kugira ngo ababyeyi tubigiremo uruhare ni uko kuganiriza umwana, navuga ngo kuri envelope cyangwa se gusigasiwe n'urukundo umubyeyi afitiye umwana. Ndagaruka ku kintu cyo kuvuga ngo ntawe utanga icyo adafite. Uwo mwanya wo kuvuga amateka akakaye ukayavugana umutima ufite urukundo, ureba imbere ukamubwira uti mwana wanjye ibi byarabaye ariko bizongera, kandi ukamuha ibimenyetso. Ukagenda kure ukamubwira uti nakuze hari akarengane ariko uyu munsi igihugu kiratekanye, gifite ubuyobozi bwiza, nta muntu ukwiriye kukurenganya. Igihe bibaye ugomba kwitwara gutya, ugomba kumenya uburenganzira bwawe. Ndagira ngo ababyeyi badukurikiye bumve ko iyo tuvuga gusangiza abana amateka, harimo kubarinda, harimo no kubaha inshingano iyo bageze mu gihe cyo kuba urubyiruko. Inshingano zo kuvuga ngo bya bindi mwamenye, ntimuzakore ibitandukanye n'ibyo twababwiye byatumye tuba muri ya mateka mabi. Ibyo rero birareba umubyeyi uwo ari we wese, ntabwo bireba uwacitse ku icumu. Birareba na wa wundi ushobora kuba warakuriye mu buyobozi, mu butegetsi bwigisha urwango, akisanga yarakoze jenoside. Ubutabera bugakora akazi kabwo, uyu munsi akaba ari hanze ariko hari ibihano yahawe. Uyu munsi afite inshingano nibura zo guherekeza abato batabibayemo, akababwira ati aho naguye ntimuzahagwe, muzakora ibitandukanye nanjye. Biragoye ariko birashoboka, biragoye ariko birashoboka. Niba bishoboka rero turebe akamaro kabyo, turebe uburemere bwabyo, tunatekereze ngo ko tuzasaza mbere y'aba turera, isi twifuza kubasigamo ni isi imeze gute. Ibyo nibyo bidutera imbaraga, nibyo byanteye imbaraga zo kugira ngo numve nakwandika. Ntabwo ari ibyo bitabo gusa, hari n'indirimbo yari yaje mbere yaho ishushanyije, ifite amashusho ashushanyije umwana ashobora kwisanisha nayo. Twibuke ko turavuga umwana muto ukunda cyane televiziyo, ukunda ya mikino yifuza kujyamo. Nabona rero igitabo gishushanyije akabona indirimbo imeze nka cartoon, biramufasha. Noneho nawe nk'umubyeyi umuherekeze. Kandi icyiza cy'uyu munsi ni uko dufite henshi twakwigira nk'ababyeyi. Internet irahari, ibyo bitabo birahari, ariko n'inshuti nyanshuti zikwiye kuba ziganira zibaza ngo abana tubarere dute. Murakoze cyane Claver. Dukomeza n'ikiganiro cyacu, nagira ngo mudufashe, mwabigarutseho ariko twongere tubishimangire, mudufashe mu buryo bwimbitse gutanga inama z'uburyo bwiza buboneye bwo gusangiza amateka abana, yaba mwabigarutseho, yaba ku wahuye n'urwango rukomeye wakorewe jenoside yakorewe abatutsi ngo n'uwayirokotse uyu munsi, yaba ndetse n'ushobora kuba yarabigizemo uruhare. Ariko kuri izo mpande ebyiri, ese mu by'ukuri umubyeyi kuko iyo atabikoze mu buryo bwiza ashobora kubiba urwango mu bakiri bato iyo yamusangije amateka mu buryo bubi, cyangwa se bikamukomeretsa. Mu by'ukuri ni ubuhe buryo bwiza inama mwaha ababyeyi badukurikiye ndetse n'abanyarwanda muri rusange, uburyo bwiza bwo gusangiza amateka abana?
inama mwadutanga? ni ukujya inama. Sinzi ko nza kuvuga ngo ni uburyo bwiza 100% kuko abantu turatandukanye, abana tuvuga baratandukanye, mfite 2 ariko kamere zabo ziratandukanye. Umukobwa ubona ari umuntu ushaka kumenya cyane ayo mateka, umuhungu afite ibyo ahugiyemo, ari muri football, ari mu ariko ukibwira ko wowe wenda atabikurikiye, nyamara igihe cyagera akakubaza ikibazo ukibaza uti burya watwumvaga. Rero uburyo dukwiriye kugerageza numva bwashingira ku bintu bitandukanye. Icy'ingenzi cya mbere ni ukwemerera abana kuba abantu bagahura n'ababyeyi. Ababyeyi turahari, yaba warokotse, yaba bavutse nyuma ya jenoside, benshi babaye ababyeyi, ayo mateka ntibayazi cyangwa se barayabwiwe. Ese turahari, turi mu buzima bw'abana ku buryo ushobora kumenya ngo umwana yamenye iki, yakimenye yaha, nawe ukamufasha. Twitsa cyane kuri jenoside yakorewe abatutsi nk'amateka aremereye, ariko no mu buzima bwa buri munsi umubyeyi utari mu buzima bw'umwana we ntashobora kumenya icyo umwana yamenye, cyiza, kibi, cy'ukuri cyangwa se ikinyoma. Nyamara wa mwana we bimuha amakuru ntibihagarara. Televiziyo irahari, internet irahari, yewe no ku ishuri hari ibyo ari bwige. Tube mu buzima bw'abana bacu, tubamenye, tumenye ngo iyo uyu muganirije inkuru wenda zo hambere zimutera amatsiko, harimo wenda izimukora ku mutima akamara iminsi ababaye, ugira igihe cyo kumuhumuriza. Icya kabiri, twebwe ababyeyi twihugure. Twabigenza dute? Urebe iruhande rwawe uvuga uti nziranye n'umuntu runaka, ni umuhanga muri ibi. Ese yamarira iki, yafasha iki? Habeho kwihugura. Ndabigarukaho, ntushobora gutanga icyo udafite. Rero iyo wihuguye, iyo wabonye yuko hari ikibazo kandi uhuje n'abandi, bigusunika kwiga. Noneho ukaza gukora utameze ukaza kurera utameze nk'ubihubukiye. Kuko guhubuka muri uru rugendo cyangwa kubikora uko ubyumva ushobora kubyangiza. Ushobora kwibwira ko urimo urafasha umwana kumenya amateka, ariko kuko hari iby'ingenzi utakoze, utamuhumurije, utamubaye hafi, ugasanga umwana yabaye igikange, cyangwa se umwana muri we harimo kuzahora. Ese iyo mumaze kuvuga ya mateka, ese ubundi muyahera he? Uhera muri bwa bwicanyi bwakorewe umuryango wawe nawe ukaburokoka, cyangwa ubanza no kumuzana mu buryo bw'inkuru, akamenya abo bantu, akamenya ko babayeho, akamenya ibyabarangaga, ibyo bakoraga, kugira ngo ibyiza byabo, ibyo bifuzaga kuzakora. Aho niho haba inspiration. Umwana ashobora kumenya ko grandpa we yari umwarimu n'urugero, kandi yabikoraga neza, akavuga ati ariko nanjye nzigisha. Ariko niwikubita mu nkuru ya jenoside ako kanya, uzaba uhereye ahatariho. Niyo mpamvu uvuga rero ngo twihugure. Ikindi, tumenye ko ari urugendo. Twimera nk'abashaka niko kwaguhuka navugaga. Ku munsi umwe amenyera ya nkuru y'imyaka 20 cyangwa 10 wari ufite uko wabayeho. Hari ubwo umubyeyi, kandi umubyeyi nawe wamwumva, ntabwo ndimo rwose kubashyiraho urubanza. Hari ubwo umubyeyi avuga ati ariko aba bana bahora bambaza, reka nzashaka umugoroba mbicaze mbabwire. Wa mugoroba ko kukaba, akababwira ibijyanye n'uko umutima utekereza, akaruhuka. Ariko ko nta kindi kiganiro kizongera kubaho, akaba ahubwo navuga ngo asembuye ikintu gikomeye cyane gishobora kuzasiga ibikomere muri ba bana, nawe kandi bitamusize, kuko uko bakura bagahura na rya hungabana, nawe azumva nk'umubyeyi ko hari aho atakoze ibyo yagombaga gukora. Ibyo yagombaga gukora rero ni kwa kwiga, ndimo ndavuga, ni ukwiga. Ikindi ni ugusaba ubufasha. Uyu munsi uko igihugu kigenda cyiyubaka,
turabona serivisi z'ubuzima harimo n'iz'ubuzima bwo mu mutwe. Ni naho tujya tugira ikibazo nk'abantu bari muri iyo domaine, abantu bumva ko kuza muri clinique ya santé mentale ari ukuza byanze wasaze byakurenze. Oya, ushobora no kuza kwaka inama cyane, ukavuga uti nitware na cyane ko uyu munsi benshi turarera nta babyeyi dufite ku ruhande ngo batwigishe batubwire bati gira gutya, tubagisha inama. Benshi bimeze nk'aho ari ukwirwanaho. Muri uko kwirwanaho rero dukoreshe ibidukikije bishobora kudufasha, harimo n'izo serivisi. Ikindi ni uko biraremereye, biragoye ariko birashoboka. Tunarebe ngo ababigerageje bari muri iyo nzira ntabwo ari jye jyenyine, hari n'abandi banditse kandi bandika kuri ibi, hari abakora filime babivugaho, hari abashinga ibigo bifasha ababyeyi. Tubasange twungurana inama. Ibigo by'amashuri, abarimu bafite metodoloji runaka batumira ababyeyi bababwire bati turabakeneye, babahugure amasaha makeya. Ibyo n'ibikorwa bigakorwa kenshi hagamijwe kurera umwana ufite ubuzima bwo mu mutwe bwiza bwitaweho, hagamije gufasha wa mubyeyi kugira ngo nawe ibikomere byagenda bisohokamo, kuko buriya no kugira abana ni ikintu cyafashije benshi gusohoka muri bya bikomere, babonye ko ubuzima bushoboka. Niba rero abo bana twarababonye, akaba ari bamwe mu baduhumuriza batwereka ko ubuzima bushobora gukomeza, ntacyo tudakwiye gukora kugira ngo aba bana tubiteho ku mpande zombi, kuko abo bana ejo bundi bazasohoka mu rugo iwabo, baba abana b'umudugudu, b'akagari, b'igihugu. Bakwiriye rero kuba hari ibyo baganirijwe kandi mu buryo bububaka. Urakoze cyane. Abadukurikiye numva babonye inama zitandukanye zabafasha kuganiriza abana mu buryo bwiza butabakomeretsa kandi bububaka. Mukomoje ku kijyanye no gusaba serivisi ku bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe. Nibuka ko iyo umuntu afite ibikomere, mu kuganira n'umwana birangira ari kumuha bya bikomere bye afite. Akenshi ari naho haziramo ko umubyeyi ashobora gusanga bibyemo urwango umwana. Niba amubwira atangiye kumuganiriza amateka, agahera hahandi nko mu gihe cya jenoside, amubwira urwango yagiriwe, uko ababyeyi be bishwe, bavandimwe n'ibindi, byoroshye cyane ko ashobora no kugira amarangamutima y'uburakari n'umujinya amubwira, bigasanga umwana noneho nawe abifashe amateka ye, ahubwo akaba ari kumubibamo urwango. Bigaruka no kuba bakoze ibyaha bya jenoside. Iyo arimo asobanurira umwana, ntamuha amateka mu buryo bukwiye kandi bujyanye n'ikigero cye, biroroshye cyane ko ashobora nawe kuba yamubibamo urwango, akaba nawe ejo bundi ari bamwe mu bo dushobora kubona usanga baravutse nyuma ya jenoside, kandi ugasanga arimo arakora ibikorwa bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Turagushimiye cyane. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Mu masegonda make, ubutumwa mushobora gutanga ku badukurikiye. Mu magambo make mbere y'ubutumwa nagira ngo mvuge ko icyo ababyeyi dusabwa ntabwo ari ukuvuga amateka gusa ngo birangire, hari no kwiyubaka, kandi uko kwiyubaka nako kurahererekanwa. Niba mbwiye umwana nkamuganiriza akamenya ko nize bigoye, nta babyeyi mfite ariko nkiga kandi ngatsinda, ndimo ndamuha ubutumwa bumubwira ngo ubuzima buragoye, uzahura n'ibigoye ariko ntuzacike intege. Rero twikije cyane ku ihererekanwa ry'ibikomere ryambukiranya generasiyo zitandukanye, ariko n'ubudaheranwa
icyo navuga ngo kugera kure siko gupfa, gikwiriye kuba muri ibi tubwira abantu, kandi ku mpande zombi. Uwakoze jenoside uyu munsi udukurikiye akaba yaragarutse mu buzima busanzwe, ngira ngo icyamworohera si ukubwira umwana ngo nararenganye, ahubwo ni ukumubwira ngo nabayeho mu gihe ntagize ungira inama, nkora ibidakorwa, ndabihanirwa, ntuzagwaho. Ikibazo rero gihari ni uko benshi mu rubyiruko tubona bafite iyo ngengabitekerezo, dukunda kwita iyo kwishyiga, wa muryango wakomeje kumubibamo bya bitekerezo, ari nacyo kibi cyane cya jenoside, kuko iyo ngengabitekerezo, gupfobya no guhakana biri mu mugambi wa jenoside, bikaba bikomeza n'intambara, ni urugamba tugomba kurwana, ariko nkiri kuri icyo cyiciro habeho ubwo butware bwo kuvuga ngo ntuzagwe hariya. Ubutumwa rero natanga ni kwibutsa ababyeyi ko kurera ari inshingano, ni ukubibutsa ko abana Imana yaduhaye ari abacu ariko ari n'ab'igihugu, tubabungabunge, nibwo butunzi bukomeye dufite, tubaha umwanya, twajya gupagasa tukabashakira ibibatunga ariko ntitubure n'umwanya wo kugira ngo tubahe ibitunga roho zabo n'ibitekerezo, ari byo bizabambutsa, ntibisange mu ngengabitekerezo, ntibisange mu guhora, ntibisange muri ibyo byose bitubaka ubumwe mu bantu. Ibyo nitubikora nk'ababyeyi tuzaba turi mu murongo mwiza. Yego, turamushimiye cyane Bwana Claver Irakoze. Murakoze cyane.